Nongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze bakunzi ba UNP Entertainment. Nimumva kuri mikoro za UNP Entertainment ni Pacifique nk'ibisanzwe. Murakaza neza mu gice cya kabiri cy'urugendo twatangiye rwo kumenya neza urugendo rw'umuntu. Igice cya mbere twabanje kwibaza uti ese umuntu aboneka ate? Ubu noneho tugiye kwinjira mu gice gikomeye cyane aho umuntu atangira gukura, guhinduka ndetse no gutangira kwiyumva nk'umuntu uri gukura. Ibyo byose bibera mu isi yuzuye amabanga, impinduka ndetse n'inzitane. Kanda subscribe, ukore like, share na comment kugira ngo urugendo twatangiye tujye tubana umunsi ku wundi. Mu by'ukuri umuntu arakura mu mubiri. Iyo umuntu amaze kuvuka atangira urugendo rwe rw'ihindagurika rihoraho. Umubiri ugakura, amagufwa arakura ndetse n'imitsi irakomera. Mu myaka ya mbere umwana yigira ku bintu bimukikije, amaso ye, amatwi ye, ibiganza bye byose bimufasha gutangira kumenya isi. Ariko nanone ushobora kwibaza ati se gukura ni ukwiyongera mu biro gusa? Igisubizo ni oya. Ahubwo gukura nyako ni uguhinduka mu buryo bw'imitekerereze, amarangamutima n'ubumenyi ku buzima. Uko nguko niko gukura kwa nyako. Ndetse usibye yuko umuntu ahinduka mu mubiri cyangwa se abantu bakabona umuntu yahindutse ku mubiri, hari no guhinduka mu bitekerezo cyangwa se guhinduka ku bitekerezo. Uko umuntu akura niko atangira kugira ibibazo byinshi mu mutwe we. Ndinde, kuki ndiho, ese hari icyo naba, cyangwa se ngewe mbazi iki? Muri iki gihe umuntu atangira kugira doute, agatangira kubona ibintu byose atari nk'uko yabitekerezaga akiri mutoya. Agatangira gutekereza ku rugendo rwe, ku byiza yabonye, ku bibazo byamubayeho, akibaza niba hari aho yerekeza mu by'ukuri. Ndetse n'ubwo umuntu akura ku mubiri agakura mu bitekerezo, hari n'ukuntu umuntu ahinduka bitewe n'ibimukikije cyangwa se agahinduka bitewe n'ibintu biri hafi yiwe. Kubera ko umuntu ntakura ari wenyine, akura ari kumwe n'abantu bamukikije, ababyeyi, inshuti, abarimu ndetse n'amateka y'igihugu cye cyaciyemo. Ibyo byose ni ibintu bishobora kuba bikikije umuntu mu gihe ari gukura, akazahinduka bitewe n'ibintu byose bimukikije: ababyeyi, inshuti, abarimu cyangwa se abarezi ndetse n'amateka igihugu cye cyaciyemo. Ibyo byose bishobora kugira ingaruka ku muntu mu gihe arimo arakura. Uzasanga hari abantu bakurira mu rukundo, abandi bakarererwa mu ntambara, abandi bakabura icyerekezo cyangwa se bakabura icyizere hakiri kare. Ibi byose bituma buri muntu agenda agira ishusho ye, ndetse iyo shusho ye akaba ari ishusho yihariye, ndetse n'urugendo rwe rugatandukana n'urw'abandi. Kubera ko ushobora gusanga abantu babiri bavutse umunsi umwe, bakurira mu buzima bujyanye, ariko bagahinduka abantu batandukanye cyane kubera uko barezwe cyangwa se kubera aho barerewe. Ugasanga bafite imico cyangwa se bo ubwabo baratandukanye, kandi mu by'ukuri baravukiye itariki imwe, bagakurira ahantu hamwe ndetse bagakurira no mu bintu bijyanye, ariko ugasanga ntago bahuye habe na gato. Umuntu iyo amaze gukura cyangwa se ari gukura, hari ukuntu yiyumva ndetse akanimenya. Iyo umuntu ageze mu kigero cy'ubugimbi, atangira kwibaza cyane ku byo yumva imbere ye, agatangira kuvuga ngo ntabwo nshaka gusa kubaho, nshaka kumenya impamvu mbaho. Ahitamo inshuti, agahitamo ibintu akunda, ndetse imico ye ikarushaho kwihagararaho. Ahantu umuntu atangira kubaka umuntu muri we, atari mu gihagararo gusa, ahubwo mu mutima no mu bwenge. Ugasanga umuntu yatangiye kwiyubaka cyangwa se hari ibyo yatangiye guhindura muri we. Mu by'ukuri urugendo rw'umuntu rutangira mu buryo butangaje, ariko kandi nanone rurangira
mu buryo butangaje cyangwa se mu buryo butunguranye. Gukura si urugendo rufite iherezo. Buri munsi twiyubaka bushya, twiga ibishya, tukibaza ibindi cyangwa se tugatekereza ibindi. Ariko hari igihe umuntu yumva yahagaze, ariko rimwe na rimwe n'ubwitonzi bwo kumva ko ariho gusa bishobora kuba igice cy'ingenzi cy'urugendo rwawe cyangwa se cy'urugendo rw'umuntu. Iki ni igice cya kabiri cyo ku nkuru y'urugendo rw'umuntu. Turacyakomeje, turacyafite utundi duce turaza kurebera hamwe, tukagenda twumva neza uko umuntu aboneka, uko ubuzima bw'umuntu butangira ndetse n'uko burangira. Muri episode itaha cyangwa se mu gice gitaha tuzibaza ikintu gikomeye cyane. Ese umuntu yamenya igihe agomba guhindura icyerekezo cye cyangwa se icyerekezo cy'ubuzima bwe, cyangwa se we abona ari ibintu bihindutse gusa? Twandikire muri comment tubwire niba koko umuntu ashobora kumenya igihe cya nyacyo agomba guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwe, cyangwa se niba agomba gutegereza ubuzima bwe bukagenda bwihindura atazi uko bikorwa, nk'uko abona akura cyangwa se akabona ahinduka atazi neza uko ubwo bugenge cyangwa se uko iyo fenomene ikorwa. Kanda subscribe, ukore share na like kugira ngo iyi nkuru twatangiye cyangwa se uru rugendo twatangiye rwo kumenya urugendo rw'umuntu tuzagende twungukiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nimureke dukomeze dutekereze ku rugendo rw'umuntu, kuko uru rugendo ntirurangira habe namba. Cyenze iyo umuntu yitabye Imana cyangwa se iyo umuntu apfuye, nibwo byonyine urugendo rw'umuntu hano ku isi ruba rurangiye. Ariko kandi igihe umuntu atarapfa aba agifite urugendo rukomeye cyane. Njye mumva kuri microphone ni Pacifique nk'ibisanzwe. Ntuzacikwe na episode itaha cyangwa se igice gikurikira. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.